twajya ngo tubabaze mu by'ukuri iki giterane wakibonye gute? Iki giterane ubonye hari umusaruro gitanze mu banyarwanda, ubonye hari umusaruro gitanze muri aba bantu bose bo mu gihugu ka Musanze? Igiterane cyagenze neza cyane nk'uko namwe mubonye, abantu baje ari benshi cyane, abantu benshi barihannye barakishijwe. Iyo tuvuze kwihana, abantu bavuye mu byaha, ni ubusinzi, ni ubusambanyi n'ibindi bintu byose byangiza ikiremwamuntu. Naherutse bihannye bageze muri 440, ngira ngo ubu bageze nko muri 1000. Byari byiza rero, turashima cyane imitegurire ya diyoseze ya Shyira, turashima ukuntu byagenze neza, mu by'ukuri byari byiza cyane, intego yacu yagezwe. Twagira ngo tubabwire ese mu by'ukuri niyo mesaje waha urubyiruko muri kino gihe ibintu bigoye, uri kubona ko ibintu biri kugenda bihinduka, social media zaje, hari kugenda hatera ibintu bitandukanye bishobora kwangiza urubyiruko. Ese turagira ngo by'umwihariko ugire mesaje ugenera urubyiruko ariko muri diyoseze ya Shyira, ari uruzakubona ku ma social media bwihuse, ugire icyo ubabwira. Ikintu nabwira urubyiruko nicyo rwose twavugaga, kubera ko iki kibazo twavugaga ngo umutwe w'amagambo wavugaga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ngo nta muntu uzagera kwa Data atanyuze kuri jyewe. Icyo cyavaga muri Yohana 14:6. N'ubu ngubu nicyo tugira. Abantu barimo kugerageza, urubyiruko rurimo kugerageza inzira z'ubwoko bwose. Bamwe barimo kugerageza ubusambanyi, abandi barimo kugerageza ubusinzi, ibiyobyabwenge byamaze abantu. Ibyo byose ntaho byageza umuntu, ni ukumwangiza gusa. Ariko ikintu twavuga ni kimwe: Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo tuvuga ngo nzira y'ukuri n'ubugingo, tuba tumenyesha iki? Niwe nzira y'amahoro, niwe nzira ituma umuntu yiyumva ukimenya. Iyo umenye Yesu nawe urimenya, kandi birakorohera kumenya n'undi muntu. Rero urubyiruko, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nawe ariwo mugani. Ibiyobyabwenge ntaho bizakugeza, ahubwo birakwangiza. Ubusambanyi ntaho bugeza, ahubwo bwangiza. Cyumva ryo nawe. Murakoze nawe. Murakoze rwose.